ubushize ubwo twaruka kuganira nkakubaza kuri Vestina na Dorcas wavuze amagambo akomeye uravuga ngo bagume mu mwanya wabo batazisama batakira ahantu bifuzaga yego wavuze ngo bagume mu mwanya wabo yanganira igicuku utegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzaca bariya nabona yakubwiye ati kuba bari kwamamara uyu munsi kuba bamamaye uyu munsi isi yose aribyo iri gukunda nanjye pe indirimbo zabo ndazikunda nkunda kuzicuranga ntabwo ibyo ngibyo byababuza kuruha twanabivuze dushingiye ku ndirimbo ya 400 hari igitero kimwe kirimo kivuga ngo umuntu wese udakijijwe ngo ntago azagerayo ahubwo azayezwa hanze hamwe na Satani ndakubwira ngo kuba umuhanzi yahanga akamamara isi yose ikamumenya yego ntago Imana izita kuri ibyo ngibyo wayakoze ahubwo ngo izamuheza hanze wenda reka nkubaze kino kintu Claudine uraza kudusobanura nk'umunyamwuka nk'umuhanuzi reka nkubaze kino kintu Vestina na Dorcas bakiri muri ADPR bari babana batagomba gusuka babana bafite indangagaciro z'idini rya ADPR bamaze kuvamo baragenda barasuka yego bagize indangagaciro zazindi tuvuga ngo ni z'abantu b'abasirimu bamwe bavuga ati ni z'abarokore kuba abasirimu barasuka abantu bari kubyirira bakavuga ati Vestina na Dorcas ko barasutse ibihe bari gucamo ni igihano cy'Imana ko baravuye muri ADPR bavuye muri abana bakijijwe ngo none bageze ahandi batatira igihango bagiranye n'Imana nawe ni kubibona ibyo ngibyo rero David ntago mbizi nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Sawuli igihe yica Bakidiyoni atasobanuje Uwiteka nico gihe Uwiteka yamukuye ku ngoma yimika Dawidi birashoboka ko ari yo mpamvu binagashoboka yuko ari cyo gihe bagezemo David nkunda kukubwira ngo igihe cy'amafaranga kibaho n'igihe cy'ubushomeri kibaho igihe cyo kurya kiraba igihe cyo kuryama nabi kikaba igihe cyo kuryama neza kikahaba hanganire igihe barimo bihanganire igicuku barimo hanyuma bategereze Uwiteka bakomeze bamukiranukire Imana ishobora gutambika mu yindi nzira bakisanga bongeye kugera hejuru cyane hanarenze aho bari yego ariko nanone by'Imana biradutangaza bashobora no kwisanga bari hasi iyo bavuye byose birashoboka ariko nyuma ubutumwa n'ubwa Vestina na Dorcas ni Claudine ubageneye yego ngewe igihe ibintu yirengagiza muri aka kanya Bibiliya irambwira ngo Yesu niyabyitaho ngabwira umutware w'isinagogi ngo witinya amubwizere gusa ngo ntiyakundira undi muntu kujyana nawe ngajyana na Yakobo na Yohana ngo ni by'agaciro gakomeye kudihitamo hano kuri Guhanarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye nitwa David ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora ariko nanone ndakibereye mu karere ka Musanze ko ba Claudine twicaye wabo mu rugo naje kumusura nkuko mubibona ikiganiro buryo yambaye buryo agaragara ni ikiganiro kidasanzwe tugiye kuganira ni ijambo ry'Imana tugiye kumva na amagambo meze yubaka imitima tugiye kumva twari tumukumbeye cyane ariko nanone kwambara gukera umuntu w'umukobwa bifite igisobanuro niyo mpamvu tuba twambaye gutya bifite igisobanuro ku bantu badukurikira abantu bajya bambaza ati se ni umumere ni umukobwa iyo bamubonye yambaye gutya ariko ni umukobwa ariko biba bifite igisobanuro buri kintu cyose kiba gifite igisobanuro Claudine ndakwakiriye Claudine murakoze dusengere ubundi tuganire Mana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi zose dumaze kuri iyi si wadukoreye ibikomeye hari imva nyinshi wagiye usiba hari inzobo nyinshi zaje ziducukuriye ukazisiba Uwiteka we hari amagereza menshi yaratwasamiye urangije uyafunga iminwa z'intare zishatse kuturya uzifunga iminwa tubashije kugera ahangaha turi bazima nuhabwa icyubahiro nyemerera utweze udutunganye utubabare ibyaha byose twakoze numara kutweza ururu kubane natwe
mu minota mikeya tugiye kumara kuri iyi kamera uzuyibanemo natwe uvugane nanjye ukorane nanjye kandi Uwiteka Imana duheje imyuka mibi duheje imbaraga zose z'abazimu amajwi adakwiriye kutwumva ntatwumve amaso adakwiriye kutubona ntatubone ibirenge bitari iby'umumaro ntibikandagire aha mu izina rya Yesu ahubwo ubutatu butagatifu bwawe nibwo dutumiye muri iri teraniro unyemerere Uwiteka uzuvugane natwe ukorane natwe ndetse ubane natwe urakoze kuri Imana yumva gusenga buri muntu wese udukurikiye isaha mukorera igitangaza kimwe gituma abanzi bamuhiga gituma abantu bamwirukaho gituma imbaraga zose zimurwanya abantu bose bahindura amagambo nk'icyo wakoreye Saduraka na Meshaka na Bedenego Nebukadinezari agahindura amagambo akavuga ngo iyi Mana niyo tugomba kubararira aba icyo gitangaza gikorera buri muntu wese udukurikiye aba umugabo abona igitangaza kimwe gituma abanzi bahindura amagambo umugore abona igitangaza kimwe gituma abanzi bahindura amagambo umusore udukurikiye abona igitangaza umukobwa udukurikiye abona igitangaza gituma abanzi bacu bahindura amagambo bavuge ngo uri Imana urakoze kuri Imana yumva gusenga ngakomeza ubane natwe mu izina rya Yesu amen amen hanyuma umeze ute urashima Imana reka banze nange itangazo ku bantu bifuza gusengana na Claudine ku bantu babuze Claudine ku bantu bavuga ngo nimero ya Claudine nta gicamo nimero ya Claudine icamo ahubwo na nyuma abantu batari bafata nimero ya Claudine turaza kuyisiga inyuma mu kiganiro nidusoza gukora ndaza kumubwira ayitubwire mu kiganiro ku muntu wifuza gusengana nawe rwose ni karibu cyane cyane ko Imana iri kugenda imikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi bitandukanye mu minsi yashize ari ikindi kirere cy'Imana arimo niyo umurebye ubona kugaragaraho ubwiza bw'Imana ikindi kora subscribe niba ugenda dukunda ibiganiro byacu tugenda tukugezaho nusoza gukora subscribe urebe inshuti yawe ukunda uyisangize kino kiganiro kuko twebwe ibiganiro dukora ni bya biganiro bahereza inshuti yawe ukunda wifuriza ibyiza wumva ko nawe yakumva Imana bundi bushyashya hanyuma rero ntabatindiye cyane reka nitangire ikiganiro cyanjye ndeba Claudine uri imbere yanjye nkamubwira ati Claudine rwose urasa neza amavuta y'Imana akuriho murakoze akuriho Claudine akuriho pe murakoze twagiye dukora ibiganiro byinshi ariko icyo uyu munsi cyo ndabona gishobora kuba gitandukanye kurusha ibindi byose twagiye dukora ntago nyine nanjye ndi kugikura nkakireba ntago nerekwa ariko ikiganiro cyo nizeye ko kiraba gitandukanye n'ibindi byose twagiye tugira ute dukora ntago wabirose oya ntago nabirose aiga Claudine hari umwuka w'ubwenge uwo mwuka w'ubwenge ni urukunyuro kambye ati kiganiro mugiye gukora ntago gisanzwe amen ntekereza ko abantu bari buze gukira muri iki kiganiro bari buze kumva Imana bundi bushyashya amen uragaragara neza pe murakoze niba ari bihugu byo hanze byakugize gutyo niba ari amahanga yatumije usa gutyo simbizi oya ni Imana nsenga ibikora ni Imana nsenga ibikora ugahitamo kwambara igitenge gutyo yego impamvu ebyiri zitwemeza ko umuntu w'umukobwa agomba kwambara gutyo nizihe cyangwa se tubwira impamvu wahisemo kwambara gutyo yego okay ikintu cya mbere cyatumye mbyambara ndi kugira ngo abantu aba bagabo aba basore aba bakobwa aba babyeyi bahite babona icyifuzo bagomba gusengera ntukivuge buri muntu wese akitekereze ku mutima we agisengera kuko nyine nanjye ukuntu mbibona ntago wakwambara gutyo udafite igisobanuro cy'ukuntu wambaye gutyo yego yego ntago nibukivuge ntago nibukivuge ariko hari byinshi umuntu agenda abona ndashaka kugira ngo maze iminsi mbasengera David buri muntu wese akamamagara ati Claudine unsengere abandi bakaza tugasenga abandi bakaza noneho nanjye rero nkeneye ubufasha isengesho bw'isengesho buri muntu wese atekereza icyifuzo mu mutima we cyane kinyerekeye mbese mfite akitekerereza wenda mu magambo makeya ku muntu ukunda Claudine yego sibyo umuntu umwifuriza ikintu cyiza kitari kibi umuntu umwifuriza ko yahirwa n'iyi si mu byo yifuza kubamo muri iyi si cyane cyane ubwo isi atari iwacu ariko hari byinshi Imana yatugeneye tugomba kuyibamo tukanezerwa nabyo umuntu ukunda Claudine
agira iyerekwa asengere Claudine. yego urumva hari ukuntu umuntu hari ukuntu umuntu avuga cyane nkatwe tubwiriza noneho wamwitegereza ukabona impano yo kubwiriza ntayo afite ahubwo afite impano yo guhanura ukamwegera ukamubwira uti iyi impano yo kubwiriza si iyawe iyo guhanura niyo yawe cyangwa iyo kurimba niyo yawe buri muntu wese aba afite impano ye kandi ntabwo ushobora kumarana n'umunsi n'umuntu ngo uyoberwe impano afite rero nanjye mwitekerereze mu bushake bwanyu mu mbaraga zanyu abashoboye gusenga basenga abashoboye kurota barote bamenye icyifuzo kimwe mfite ndi gusengera maze bansengere kuko nanjye bahita bansengera uko biri kose Claudine afite igisobanuro ashaka kwereka abantu yego ubwo Imana ishimwe kubyumvise njye nahise mbibona Claudine hanyuma ikindi cya kabiri warumbwiye ngo mbabwire ibisobanuro bibiri icya kabiri kwambara gutyo ndabikunda arabikunda cyane narakubereye pe Claudine binarakubereye noneho hari ukuntu Imana igenda umuntu Imana ikamwambika ubwiza yego buriya hari ukuntu noneho na bya bintu bibi byuvuga ngo abantu bashobora kuba babona Imana ikamwambika ubwiza ku buryo nta kintu kiba bashobora kuba babona ku muntu wavuga ngo uvuga neza waseka ngo useka neza wakwambara ukaberwa uzi ko no kutaberwa ari indwara ni indwara kutaberwa noneho nawe Imana ikakugira umusirimu ukamenya urukweto ugomba kubyambarana ukamenya ngo ugomba gukenyera gutya ugomba kwitwara gutya ukambara agasaha bijyanye neza agasaha gakoze muri zahabu agasaha gakoze muri zahabu impano Imana yarutse kuba ni impano Imana yarutse kuba iyo saha cyane agasaha gakoze muri zahabu sha abana b'abakobwa bitwa Vestine na Dorcas nabo baremye ngo kuko nahawe ijambo urayizo ndirimbo sha bari abana mwana bari abana nubwo batari ntabwo bari mu minsi imeze neza sinzi niba warabimenye tabiza oya bundi Vestine na Dorcas ntabwo bari mu minsi myiza yabo nakubwiye kare ngo buri muntu wese nagasi buri kintu cyose kigenerwaga igihe cyacyo hari igihe cyo kunezererwa n'igihe cyo kubabara hari n'igihe cyo gukizwa n'igihe cyo gupagana ibyo bintu urabizi uyu munsi ukaba uri mu gakiza uri mu mavuta yamanutse ejo ukumva noneho ibintu byose byaguhanaguritsemo uyu munsi ukaba ufite imyenda 10 uhinduranye uwo ushaka ejo ukisanga ufite umwe uyu munsi ukaba wisanga uwarura ibiryo ugatereka amasororo 8 ku meza buri wese akiyarurira ejo ukisanga no kubona ikigo cy'ibijumba byakunaniye cyangwa uyu munsi ukisanga kuri matera y'ibihumbi 15 bukeye bwawe ukisanga kuri matoya ya 200 ibintu byose rero bigenerwa igihe cyacyo kuba bababaye nanga si babayo no mu bihe bitabanejeje ntago ari igitangaza ku Mana ubwo yari yarabisinye avuga iti uyu mwaka bazabaho bameze gutyo uyu mwaka bizagenda gutyo cyane wenda ubushize ubwo twaruka kuganira nkakubaza kuri Vestine na Dorcas wavuze amagambo akomeye uravuga ngo bagume mu mwanya wabo batazisama batakira ahantu bifuzaga yego wavuze ngo bagume mu mwanya wabo ngo kuririmba indirimbo zigakundwa ngo kurimba sinzi ukuntu wabivuzemo neza yego gusa wananyibutse kwa magambo nayo narakubwiye twanabivuze dushingiye ku ndirimbo ya 400 hari igitero kimwe kirimo kivuga ngo umuntu wese udakijijwe ngo ntago azagerayo ahubwo azayezwa hanze hamwe na Satani ndakubwira ngo kuba umuhanzi yahanga akamamara isi yose ikamumenya yego ntago Imana izita kuri ibyo ngibyo we yakoze ahubwo ngo izamuheza hanze kuba njyewe Claudine mvugira kuri kamera yawe abantu bakankunda kandi pe barankunda ndanabizi rwose nta nubwo nari nzi ko abantu bankunda nabimenye ngeze kuri YouTube nabonye abantu bankunda Claudine uri mwiza Claudine uvuga neza useka neza iki abantu bakaza tugasenga abaparitse imodoka abaparitse amamoto abaje n'amaguru bose bakaza tugasenga ariko ngo nintakizwa niko umuririmbyi yavuze kuba narebwe n'abanyamerika abanyakanada abanyasudani Burundi Kongo Tanzania ibihugu Uganda Rwanda Kenya
Kongo, ibyo bihugu byose n'ibindi byose ntavuze biri muri Afurika z'Epfo byose, kuba nararebwe nabyo ni ntakizwa ngo Uwiteka ntago azabishingiraho, ntago azashingira ku bantu babuze amaperime nasenga bakayabona, ntabwo Uwiteka azita ku bantu babuze urubyaro nasenga bakarubona, ntago azita ku bari bashonje nasenga bakarya, ngo ahubwo azampeza hanze hamwe na Satani. Niko ijambo rivuga. Rero bariya nabona yakubwiye ati kuba bari kwamamara uyu munsi, kuba bamamaye uyu munsi isi yose aribyo iri gukunda, nanjye pe indirimbo zabo ndazikunda, nkunda kuzicuranga, ntabwo ibyo ngibyo byababuza kuruha. Wapi umuruho waje ntabwo urebaga ngo Claudine afite amatama manini, ngo Claudine avuga neza, wapi upfa kuba waje. Rero nibihanganira igihe bari Vestina Dorcas ntabwo ari mu bihe byiza pe, nibihanganira igihe barimo. Hari indirimbo ivuga ngihanganira igicuku utegereza igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzaca, ihanganira iyo nzara, ihanganira amadeni, ihanganira ibibazo utegereza igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzaca. Nibihangane, nta mvuga idahita, nta joro ridaca, amaherezo buzaca. Wenda reka nkubaze kino kintu Claudine, uraza kudusobanura nk'umunyamwuka, nk'umuhanuzi. Reka nkubaze kino kintu, Vestina na Dorcas bakiri muri ADPR bari babana batagomba gusuka, babana bafite indangagaciro z'idini rya ADPR, bamaze kuvamo baragenda barasuka, bagize indangagaciro zindi tuvuga ngo ni iz'abantu b'abasirimu, bamwe bavuga ati ni iz'abarokore kuba abasirimu, barasuka. Abantu bari kubyirira bakavuga ati Vestina na Dorcas kuba barasutse, ibihe bari gucamo ni igihano cy'Imana kuba baravuye muri ADPR, bavuye muri abana bakijijwe, ngo none bageze ahandi batatira igihango bagiranye n'Imana. Nawe niko ubibona? Ibyo ngibyo rero David, ntago mbizi. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Sawuli igihe yica Bakidiyoni atasobanuje Uwiteka, nico gihe Uwiteka yamukuye ku ngoma yimika Dawidi. Birashoboka ko ariyo mpamvu, binagashoboka yuko aricyo gihe bagezemo. David, nkunda kukubwira ngo igihe cy'amafaranga kibaho n'igihe cy'ubushomeri kibaho, igihe cyo kurya kirahaba, igihe cyo kuryama nabi kikahaba, igihe cyo kuryama neza kikahaba. Claudine, njya gukunda mpamvu gukunda nka kano kantu nsubije, yego ngo hajya ngo ntitawajingi turabajije Imana ngakica. Sawuli yanze gusobanuza Uwiteka, ari kwitegereza Abakidiyoni, igihe Abakidiyoni bari bagagiye kwivanga n'Abisirayeli, kandi koko bagombaga gupfa kubera yuko nyine bari baraje gutubura n'iki bakora n'ibyangwa n'Uwiteka, ariko kubera ko atasobanuje Uwiteka, wagenda yikorera ibye, akora ibye arabica, ngo Uwiteka ahita amukura ku ngoma. Rero David, igihe cyose gusobanura ko reka kano kantu manze ngavuge impamvu ngagaruye, bishatse gusobanura ko bari abana niyo barakoze biriya bintu batabanje kubaza Uwiteka, batabanje kubaza Imana. Abantu nyine badukurikiye katubasobanura ikintu Claudine ashaka kuvuga. Nicyo abantu bakundira Claudine, abantu bacyumve neza. Iyo agiye kukubwira ikintu ari ukuntu ahita kubwira ijambo ry'Imana. Umuntu w'indangare mu ijambo ry'Imana nta kintu yatoramo, ni ukuri nta kintu yatoramo, kuko nanjye manje kumusubiza inyuma kandi yarageze kure. Twikomereze. Rero nagingiye kubabwira ati ibintu byose barimo uyu munsi, canga intambara barimo uyu munsi, bizwi nabo ndetse n'Uwiteka. Shakoze agiye ikintu nababwira nk'umukozi w'Imana, no kubabwira ngo pore bihangane kandi bakomerere muri icyo gihe. Imana ifite izindi nzira itaracamo, kandi n'ahatari imbago habaga ari mu kwayo, ishobora gukatira mu yindi nzira ikagaruka ikongera ikabasubiza mu mwanya neza. Hano babwira ijambo rikomeye Claudine, sinzi ukuntu bigenza ngo iki aho kantu gasubiyemo neza. Imana ifite inzira nyinshi, yego nyinshi.
uyu munsi wa none ishobora kukugaburira wakoze ikiyede, ejo ukabona Claudine aje kugusura ikiyede wakibuze ukarya. Rero kuba bari muri iki gihe nibihanganire igihe barimo, bihanganire igicuku barimo, hanyuma bategereze Uwiteka bakomeze bamukiranukire. Imana ishobora gutambika mu yindi nzira bakisanga bongeye kugera hejuru cyane hanarenze aho bari bari. Yego. Ariko nanone iby'Imana biradutangaza, bashobora no kwisanga bari hasi iyo bavuye, byose birashoboka. Ariko gusa nukubabwira ngo pore mukomere inshuti z'Imana kandi zanjye. Ubu tukongera tukababona bamwe kugaruka Musanze cyane bwa buzima bwakira babaga. Ahubwo Musanze si ukabasangira mu birunga mu mashamba. Babisaba gusenga. Hanyuma ubutumwa n'ubwa Vestina na Dorcas ni Claudine ububageneye. Yego njyewe mbabwiye ngo mwihanganire igihe murimo mugikiranukiremo, inkoko yabika itabika muhumure buzaca. Mwarembye indirimbo nziza nkuko nahawe ijambo. Iyo ndirimbo yafashije abantu benshi, nanjye yaramfashe no mpamvu mbise nyiririmba nkende ko Claudine yambaye. Nkende mu kiganiro tugiye gukora, nabwiye ati iki kiganiro umuntu uri buze kugikurikira w'umunyabwenge araza kumva amagambo ye. Ntabwo ari abana gusa turi kuvuga, nawe udukurikiye niba uri gucamo bihe nk'ibyabo cyangwa se warigeze gucamo byabo, uba ugomba kwigiramo isomo rigize ute rikomeye. Maze iminsi ndi kubabwira ati twige turebe twumve ariko tunagira ute tunige. Byaba bibabaje tugakora ikiganiro cy'iminota 50 isaha cyangwa amasaha 2, nkakora ibiganiro 100 ibiganiro 200 300, ariko nta kintu wigeze ukuramo, kuko nanjye mba niga nkuramo ibintu byinshi. Reka tunabaveho, reka tuve kwa abana Claudine twigire ku murimo w'Imana. Hanyuma umurimo w'Imana umeze ute? Meze neza cyane, bitangaza biri gukoreka, abarwayi bari gukira, impumyi ziri guhumuka, niko Yesu yabwiye abari baje kumubwira Yohana igihe yarari muri gereza, ngatuma abana bababwira ati mugende mumbarize Yesu ngo Yesu uzaza ni wowe dutegereje cyangwa dutegereze undi. Bibiliya igavuga ngo Yesu agabasubiza ngo mugende mumumbwire ngo ibirema biri kugenda, impumyi ziri guhumuka, abashonje bari kurya, bambaye gusa barambaye, mbese ababuze urubyaro bari kubyara. Rero nanjye David ukuri kose bitangaze bigukora. Hari akajambo yigeze kuvuga nk'abantu b'iyi minsi sinzi ukuntu bameze, niba bumvise hari umukozi w'Imana uri gusenga ibitangaza bigakoreka, kuba waza ukamureba ngo wifuze gusengana nawe kuri telefone, kuza kumureba umvize kimana uri kumukoresha imirimo n'ibitangaza kuhagera gusa kuhagera kuza. David hari n'abantu bagorana nshuti yanjye, hari n'abantu bagorana pe, hari abantu bagorana. Ubu abantu bajya mu bapfumu, ugera imbere y'umupfumu akakubwira ati kugira nkuragurire uratanga inka y'ibara rimwe, nanga ihene y'ibara rimwe, cyangwa akagusaba 500 cyangwa akagusaba inkoko y'ibara rimwe. None ngiye nkubwira ati tega wenda da urugendo kugenda no kugaruka ni 20,000 bitewe naho uri, cyangwa 15 cyangwa 10, hari naho bategesha 5, hari naho bategesha 2. Ngo yango rwose ngo keretse ngo nsengeye kuri telefone iki niki, wateze ukagenda ukareba umukozi w'Imana akagusengera ibyo ushaka ukabibona. Gutega gusa ukaza, niba wari ufite ikibazo cy'uburwayi umukozi w'Imana akagusengera kwa Imana iri kumukoresha imirimo n'ibitangaza ugakira, ni ikibazo. Nta biguzi ngusabye, sinkubwiye ngo nyubakire inzu, nta nkoko y'ibara rimwe ngusabye ntiwanayibona nyigusabye, nta gatenge keza ngusabye kubwira ngo vayo nawe, mbese uwo munsi utakaze ujya imbere y'Imana. Imana ivuga uti uyu munsi Claudine yanyiriwe imbere. Nta gatenge ngusabye urakifitiye? Ndakifitiye David, ntago ndi gusaba. Bibiliya ndayifite, agatenge keza ndagafite, nta kindi ndi kugusaba. Ngwino wicara imbere y'Imana dusenge, Imana nayikubona. Si wagize ngo Imana itangaga iby'ubusa? Uriuza amasengesho nasenze kugira Imana impumano y'Umwuka Wera. Nta kintu Imana itangira ubona, abantu bishuye Imana itangira ubona, ntago bibaho. Ntago bibaho, witwe mu mirimo yawe uri kwihingira cyangwa uri gucuruza cyangwa uri kubaka cyangwa iki, ngo Claudine akagusengera ngo ibintu biraba mu minsi 3. Wapi, biba vuba bitewe nuko nawe wabishizeho umutima ukajya imbere yayo ukicara. Imana ikavuga iti uyu muntu ishobora kutagutabara kubera ko Claudine yagusengeye, ikagutabara kubera umwanya wawe watakaje. Wafashe umwanya ukaza kureba Claudine, ishobora no kutagutabara
itagutabara kubera umwanya watakaje, ikagutabara kubera amatike watakaje. Mukunde gusenga, kandi gusenga musenge mukore musenga. Hari akantu uvuze, umusaza umwe yararwaye nkajya mu bitaro. Yego. Agezeyo bamwongerera umwuka. Yego. Bamwongerera umwuka bamo amaramo igihe cy'ukwezi. Yego. Akize bamukubise fagitire. Yego. Bamukubise fagitire basanga ni y'amamiliyoni. Yego. Ati ukwezi kumwe y'amamiliyoni barayansabye, amamiliyoni nakoreye imyaka myinshi. Ati ngo none Imana inyishyuza nari gutanga ngana iki? Watanga ngana umwuka wanyu ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe. Reba imyaka maze umusaza. Yego. Ti Imana ngo yaranyishyuza. Nari gutanga amafaranga ngana iki? Nari kuzabona iyo nishyura. Ukwezi kumwe munsi y'amamiliyoni nakoreye imyaka n'imyaka. Yego. Hari abantu nyine ubu ubona bagorana. Hari abantu bagorana, ariko iby'Imana bisaba kugira ngo nawe ushigemo imbaraga. Ushigemo imbaraga. Hari umugabo twakundanaga witwa Claude. Hari n'ijyana ganyuma. Twarakundanaga pe, kandi David twarakundanaga. Ariko yarari umugabo ukunda gushimwa. Iyo yakuguriraga wenda irindazi rya 200 cyangwa rya turuwazi, ukamubwira turakoze, yahitaga kubwira ati baguhe n'irindi. Baguhe n'irindi, ariko nuko nguko tubaguhe n'irindi mwana. Niba rero umuntu akunda gushimirwa, Imana kariyo yavuze ngo icyubahiro ni icyayo, nta n'umwe izahagurukira ku ntebe. Yego. Ni gute utayishima? Umuntu aramamaga ati Korodina ko nshaka kunsengera, nkamubwira ati wenda kuri telefone sibikunda, ugomba kuza mu rugo tugasenga. Ati none se ahubwo uwagutegera wowe ukaza mu rugo, kandi ubwo nta n'ikindi kibazo afite. Kahita mubwira ati ayo uzategesha uza kundeba, ayo uzategera uzampereza ntaza kukureba, n'ubundi nawe niyo uzategesha, ahubwo wowe tega uzundi. Kandi nta n'ikintu nkusabye, nta kindi kintu ngusabye, n'ukuza ugatega ukaza tukicara nkaguha umwanya wanjye tugasenga. Ntirengagije ko ngiye no gukora ikiyede nabona ibyo ndarira, oya ibyo ndabyirengagiza, nkirengagiza ko mfuza n'imyenda zanjye zamera neza, nkakubwira ati wowe uraza uwo mwanya nkwice, nguwo umwanya dusenge ngusengere rwose, nta na satani mfitanye nawe, nta n'igicayi cy'ijana gusa. Kandi bino bintu by'ubana babwiye binatuma nawe uguma nyine mu mavuta mu kindi kirere. Noneho ahataje n'umutima mwiza, ati woya ati keretse uje, ati none se ati buriya, noneho hari umwe umbwira ngo ariko buriya ngo ugira abantu witaba ngo nawe utitaba. David nukuri hari abantu bambwira nabi. Oya ariko bajya bihangana. Nimukabwira umukozi w'Imana umuntu akaguhamagaye wenda arakubuze, sibyo? Kandi David nawe ntago ari kuhora impande ya telefone. Yego. Telefone ishobora no kuzima ukayicomeka. Abantu ntibazonge kujya babwira umukozi w'Imana nabi. Nukuri barambabaza kandi ndakana. Ubona ko babaza Claudine. David telefone nk'iwacu nta muriro uri murabizi, nja kuyicaginga ahandi. Hari n'igihe ushobora kugerayo ugasanga ntabariyo, ukayitegerezana nimugoroba cyangwa ikanararayo. None umuntu niba guhamagaye rimwe cyangwa kabiri ariko kubura ahita kwandikira ngo ariko ngo ni gute mutanga amanimero kuri YouTube, ngo muvuga ko abantu bazajya babahamagara mukabafasha, ngo mwarangiza ngo nimwumve ibibazo byabo, ngo bazi ngugira amasura witaba, ngo nanjye iyo sura njye kuyishaka nyishireho ngo ari kunyitaba. Ashobora no kukubaza ati mukozi w'Imana wenda warurwa. Cyoko hari abo njya numva niba baguhamagara ntibakubwire nabi, bitewe n'ikibazo barimo nuko bashaka ko Imana yahita ibatabara, yahita ibakorera icyifuzo cyabo, akahita guhamagara ntanakubwira ati Claudie uraho neza, akahita kubwira ati Claudie wansengeye, uwo ngo ndamwumva. Oya ukumwumva nabyo ni kimwe. Reka David tujye duhugura abantu. Reka nkubwire David, nago ndi marayika, ndi umuntu nkawe, nta nubwo ndi Yesu. Na Yesu yageze ku musaraba, kandi David ujye unyumva. Yesu yageze ku musaraba ngo yitegereze imisumari ya 15 bamuguriye bagiye kumutera, yitegereje abantu bari kumureba, ngahita avuga ngo Yesu niba bishoboka iki gikombe kindende, ngari karongera arigarura avuga ngo bibe kubi ubishaka. Ubwo urumva yaragize intege nkeya, urumva? Rero nanjye uyu munsi ushobora kunsanga ndi guseka, ejo ugasanga ntayo guseka kubera sindi marayika. Kwako nawe ni umuntu. Ariko iyo umpamagaye ugahita umbwira ngaro nti
ngo wansengera bitewe n'ibyo ndimo nshobora kukubwira nabi ariko iyo umpamagaye ukambwira ati hano umeze ute ati meze neza cyane ati nitwa runaka urangizaga kuvuga izina ryawe wenda naho utuye wenda na kamera yarindimo yarangiye ngahita ngusubiza neza ariko ushobora kumpamagara gutyo ntingusubize neza mwige utuntu twiza muheke y'abakozi b'Imana nkuko namwe mushaka ko babahakeye ako ntago muri kumva Claudine Claudine ni umuntu mwiza sizi impamvu utari kumva ko Claudine ari umuntu mwiza nakana keza ahubwo ikibazo ni uko bambabaza ntimukababaze Claudine ni ukuri kw'Imana mbere yuko uvuga ikibazo ufite ubanza wamenya nuko ugiye kukibwira yaramutse canga ameze ukamubwira ati mukozi w'Imana umeze neza wakumva ameze neza ugahita umubwira uti rero buriya mfite icyifuzo nsengera ahita gusubiza neza nawe kubera ko nawe wamubwiranye neza umukozi w'Imana ariko ntimukarakaze Claudine mujye mugaduhakeya natwe tuba tuzikeneye nta wigira nta muntu n'umwe wigira kugira ngo mumenye agaciro k'amagambo Claudine ari kubabwira niyo mwanditse muri comment ati Claudine turagukunda buriya uzi ko hari umuntu umwe witwa Mukeshimana Mana niba nyumva azambabarire amamagare mbone nimero ye ndashaka kumushimira yitwa Mukeshimana nde yitwa Mukeshimana ngindi zina nago watuma aja kuri telefone yitwa Mukeshimana nta gihe na kimwe ndakora ikiganiro ngo mbona atanyandikiye muri comment ariko nabuze nimero ye Mukeshimana nawe turagusabye umuntu wandika ikoresha email yanditseho Mukeshimana uzandikire Claudine mubwira ati ninjye Mukeshimana Claudine nutamubona nanjye uzanyandikire nzahita mbwira Claudine ati ngiyi nimero ya Mukeshimana Mukeshimana nzajya no kumusura ndamukunda anyandikira utuntu twiza kabakeya umuntu Claudine imenga azaza kugusura nagusanzwe cyane uko Mukeshimana naramukunze ibaze ko Claudine atemera kujya gusengera abantu mu mago yabo ngo batazamuhereza ibintu by'iwabo zajya kumusura Mukeshimana hanyuma abakozi b'Imana David reka nkubwire abakozi b'Imana nabantu nkawe uko wumva ugize icyokere ukajya koga ukumva ushaka guhindura imyenda wambaye ukavuga uti zisa nabi n'umukozi w'Imana niko ababikeneye keya wifuza natwe tuba tuzikeneye uzajya umpa keya numara kumpa keya nanjye nkongeze izindi keya mbese dukenerane sibyo bashuti baje kandi abashora ako n'utuntu Claudine ntago ariko baka amafaranga nta mafaranga nshaka nunayama uzaba ubikuye ku mutima wawe ngo bibana n'iziki nubwo ari David buriya ukunda umwana mwiza hari n'abantu benshi bampamagara bakambwira ngo Claudine kugira dusengane bisaba iki ubwo urumva ndamutse ndi igisambo namubwira ati uzazana ibihumbi binibi kandi yayama ariko ndamubwira ati ikintu gisabwa nuko utega yawe ukaza ukicara imbere y'Imana ugasenga warangiza ugataha utwo tuntu twonyine cakoze hari abana beza baza akavuga ati umukozi w'Imana nuko ntago mbivuze mutagira ngo hari ibindi mvuze ariko reka njye mbikuvugira abazi bagakubita Claudine Bibiliya nshyashya nk'ubafite akabiri gashyashya k'umuntu w'Imana n'utu dutambaro niteze hari umuntu yutse kujya mu soko anzanira amabara 10 ngo ngwiki turi umukozi w'Imana ujye usirimuka nabonye ko umusirimu bikubereye 10 ibitambaro 10 by'amabara atandukanye amabara 10 iyo umuntu ndamusuhuje wa muntu niba unkurikiye ndagusuhuje David yakubwiye ati komera kandi shikama ni ukuri kw'Imana ikintu wakoze ku murimo w'Imana ukambika umukozi w'Imana nizeye ko Imana ubu ngo yamaze kugukubira ntago yakoze n'amabara 10 yitega kimwe ntago byabaho ubwo ari n'umugore n'icyo kigusetsa niyo yaba atari umugore rero David reka nkubwire nunaza ukayampa uzaba ubikuye ku mutima wawe nimba hari uwo nigeze nce amafaranga azabyandike muri komedi avuga ati Claudine yansabye amafaranga nziyihana canga hamagare David wanyu abimubwira nkeneye ko ntago muri kumva Claudine wacu w'umutesi ko ntarimo kuvuga oya je nta kibazo na kimwe ngegana nabo nta stress ikintu nshaka ni keya mukambwira neza utuntu twiza mukansekera nuko iyo uje useka rero nibyo ntunze byose nabiguha ariko
Claudine navuga kino kintu mu gihe uburemere impamvu mu gihe uburemere Claudine ni umuntu wakuze adakundwa n'abantu. Nge ku muntu wamaye uhamye mw'uko ikiganiro twakoze baramye ngo Claudine aho yagiraga hose baramunenaga. Ubwo kumubwira ngo uramukunda byonyine ukamugaragariza urukundo ukamweka kuri kumwe nawe byonyine ni ubukwe. Tujya kubisereburira tujya kubyishimira byonyine ni ubukwe tukajya kubyishimira numva ari uko nk'uko bimeze. Hanyuma tujya kujya mu ijambo ry'Imana. Ikintu nabasaba ni ukwizera Claudine, kwizera cyane. Ukwizera ni ukurema rwose ugafata ibitagaragara ukabigira ibigaragara. Ariko abantu muri iyi minsi batakaje Imana icyizere. Abantu muri iyi minsi sinzi ikibazo bafite. Abantu muri iyi minsi basigaye bumva ko nta muhanuzi Imana iri gucishamo ibyayo. Nkazahanure nkabyagiye nyine ngahanure ngo ivumbi ryake. Abantu kandi abahanuzi barahari. Nk'ubu nicanye na Claudine. Abantu basenganye na Claudine mumbare mwandike muri comment. Mumbwiye Claudine mwamubonye mute? Yego pe, umuntu wese twasenganye twahuye tugasengana yandika uko yambonye. Nimba ndi rubi, nimba ndi umwana mwiza. Ahubwo mwabonye Imana imukoresha mwamubonye mute? Oya ariko David reka nkubwire, hari n'igihe umuntu yakwandika ati Claudine ni umwesikoro yaganye sikoye. Undi akavuga ati Claudine ni umunyamwanda. Undi akavuga ati Claudine ni umwana mwiza. Buri wese yandika icyo yambonyeho ariko uwo twahuye. Abo tutaye twahura ntibandike handika uwo twahuye. Abantu muri iyi minsi bari kugenda batakaza Imana icyizere kandi ibi bintu mwabantu ntago ari byiza. Ibintu ntago ari ibintu byiza. Ni ukuri ko Imana yacyafite abahanuzi bayo. Hari n'abantu bizera Claudine ngo gucye mba naje kukureba hano mu cyaro nyine. Yego. Bavuga ati bwa Claudine ko ruba hariya wego ntago arandura. Yego. Yego. Ubyumva ute ibyo bintu abantu babyizera? Ariko rero ni nabyo David. Ni nabyo. Subwo wagize ngo oya nako kaneye kubivuga. Ati bwa Claudine ko ari umunyacyaro ntago arandura. Nese ubu urugero hari nk'ahantu nigeze kujya gusengera ariko ntaraza kuri iyi kamera yawe. Nsanga umunyamasengesho ngaba mu nzu yishwe 600 kandi ayikode. Akabwira abantu bose basengeyeyo ati buri muntu wese agomba kwitanga amafaranga ku buryo igihe cyo kwishuka kizagera. None nimutishuka murasengera mu nzu ya 600. Mu nzu ya 600. Ariko mu cyaro iyibaye nyinshi ibi ya 20. Wewe wibera iwanyu? Nje nibera iwacu nta dukodesha. Urumva umuntu ujya hahandi yishuri kode akagaruka ni wacu tutakodesha ngo tumusaba yikode. Uri kumva bataruhutse? Ikindi ntago mukeneye izo nyama nziza. Ibijumba n'igitoki cyanyu birabahagije. Uzi yuko aho hantu nagiye bahanuriraga umuntu watanze amafaranga. Ibaze we. Kakubwira ati tura wanatura sengeza batereka reka ukuntu usa no kumanusa gutye watura. No hari umunsi nagiyeyo nambaye ishipo y'umukara n'agapira nyine kari mu umweru niteze n'udutambaro ducanganye. Nambaye mfasha gasakoshi nyine kandi uko ndi saa kintu navuye no mu rugo n'amaguru ni kure. Ugeze no kwiremba kubita ivumbi ngo batagucisha mijishwe gahisha Imana yawe. None umusirimu nambaye n'uturinete nimba barambonye bati uyu wagiye kuyaduha neza ni nabwo bwa mbere aje. Umugabo agatangira mpanurira utuntu twiza neza. Bageze mu mwanya wo gutura babona sintuye. Uzi ibintu yambwiye? Imana irambwiye ngo barakuzinze ngo ariko kugira ngo uzingurwe ngo ngomba kuguha umuti ngo kandi uwo muti ngo urazana imikoropesho 3 ngo uzane imikubuzo yo hasi 3 ngo uzane n'iyindi yo hasi nyine ya nta kigenda 3 ubwo si 9 ngo uzane n'ikiduki ngo uzane n'ibase nini byose nagabikubiye nsanga ari 70. Ibaze kandi none agambwira ngo ugende ubikubire ngo uzane amafaranga ngo kuko ngo ushobora kujya kugura ibipirate cyangwa ukagura iby'umukozi w'Imana atahesheje umugisha. None ubwo uri kumva abanyamuge n'abanyacaro
turi bamwe turi bamwe mwambwira nawe abanyamujyi n'abanyacyaro turi bamwe mutubwire. David ni umunyamujyi urumva umunyacaro niyo yakwesa ikoroka urumva niyo yakwisa ikoroka yagusaba wamukubuza ugura 1000 wa nta kigendanye no gukubura mu bitaka nta yagusaba imikoropesho nta sima afite nta sima afite. Umunyacaro niyo yakwesa ikoroka yagusaba nk'aka gatenge nambaye kitwa WhatsApp ukagura 20,20. Ariko uwi Kigali abazi igitenge kigura 500 njewe sinabimenya. Kandi reka twiye mu ijambo ry'Imana. Reka ni ijambo ry'Imana utaza gukeza abantu manzi ko nkunda ijambo ry'Imana. Kandi narababwiye ati nge nta kiganiro nzigera nkora ntambuke natambukije ijambo ry'Imana ni karibu. Yego. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ndabakunda cyane pe. Ndabakunda cyane n'abantu baba bambabaje nyine kwa kundi twavuze. Ndabababariye n'Imana imbabarire ariko ntibazongere kumbabaza. Ntibazongere pe. Yego, reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice ni 5 turasoma duhereye ku murongo wa 35. Umutwe w'amagambo yavuze ngo azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhigeza iki umwigisha. Ariko Yesu ntiyabyitaho abwira umutware w'isinagogi ati witinya izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane arabaheza bose. Ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe ajya aho uwo mwana ari amufata ukuboko aramubwira ati tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa byuka karagenda kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Twakire neza amagambo y'Imana. Amen. Imana ishimwe. Dusomye inkuru z'umugabo witwaga Yayiro. Bibiliya imbwira yuko uyu mugabo witwa Yayiro ngo yari ari umutware w'igihugu cyitwa sinagogi. Urabyumvise se? Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo yari yagagize amahirwe abyara agakobwa kamwe k'agakobwa, ntago batubwiye izina ryako, ariko ngo kaza gufatwa n'indwara, niba ari igicugi niba ari diyabete ngewe ntabyo nzi. Ngarakavuza abona imbaraga zirarangiye. Hari n'igihe usenga ukumva amagambo yo kubwira Imana ararangiye. Bibiliya irambwira ngo avuje biranga ngo yegera umugore aramubwira ati ko ndi kubona uyu mwana byanze. Umugore aramubwira ati imiti yose twamaze kuyihamura aho kugura farumasi zose zigatuzi, aho bigeze turambuye amaboko. Ngo umugabo witwa Yayiro aravuga ati ndi kubona amashuri nize yananiwe, inzu mfite yananiwe, ubushobozi mfite bwananiwe, imiryango mfite ntacyo zimariye, reka njye imbere ya Yesu niwe wenyine ufite urufunguzo rwafungura ubuzima bw'uyu mwana bukaba buzima. Bibiliya iravuga ngo Yayiro yegera Yesu aramubwira ati Yesu mfite ikibazo kakana wowe n'Imana muherutse kumpa kararwaye kararembye kandi imbaraga zanjye zarangije, mbese zananiwe, none nkeneye ko ugakiza. Ngo Yesu aramubwira ati dore hari abantu benshi bakeneye ubutabazi bwanjye, emere utegereze, nutegereza birakunda, nutategereza nta kibazo. Ngo Yayiro yicara imbere y'Imana. Nshuti zanjye, gusenga no guhozaho kandi ugafata umwanzuro ukanizera ko Imana ariyo ishoboye byose. Wisenga umunsi gumwe ngo ubone byanze ngo uhite uja mu bapfumu. Oya, Imana isaba kugira ngo uyitegereze.
Bibiliya irambwira ngo Yesu ngagenda asura abapfuye, ahumura impumyi, akiza ibirema, amadayimoni agayirukana mu bantu, ngakiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo. Bibiliya irambwira ngo hashize umwanya ngo yitegereza Yayiro, ngamenya igihe amaze kuri uwo musozi wo gutegereza, ngamubwira ngo Yayiro we, mbonye kwihangana kwawe, mbonye kwizera kwawe, mbonye amarirurira, mbonye ibibazo, ndabonye hari ibyo mbonye. Bibiliya irambwira ngo Yesu akivugana na Yayiro ari kumubwira ati tugende njye kukuzurira umwana, tugende njye kuguha umugabo wari warabuze, tugende njye kuguha imyenda wari warabuze. Ngo hahita haza abantu bavuye kwa wa mutware w'isinagoge ari we witwa Yayiro, ngo barangije babwira Yayiro ngo Yayiro we, uracyaruhiriza icyo umwigisha ko wa mwana amaze gushiramo umwuka. David aba bantu bazi kubika turabagira, turabafite. Umuhanuzi akajya mu mwuka akakubwira ati izo meni, izo payini, izo mando, Imana iravuze ngo ikujyanye mu gihugu cyo hanze. Umuntu uzi kubika akakwegera akakubwira ati harya hagiswa wanyu baga muri Amerika. Uti hoya, ati hoya, ati harya nyoko wanyu bagayo, ati hoya. Akakubwira ati umwana yarapfuye, witegereza kujya muri Amerika, barakubesha bariya, wikwirirwa urarusha abahanuzi muri Amerika ntuzajyayo. Abo bantu turabagira. Akavuga ati izo meni, Imana iravuze ngo iguhaye umugabo. Agahita kubaza ati harya umaze imyaka ingahe? Ukamubwira ati harya wa mwene nyoko uherutse gushingira akukurikira ubwa kangahe? Ntabwo umukurikira ubwa kangahe. Ugahita umubwira ati ko mukurikira ubwa gatatu. Icanga kankurikira ubwa gatatu. Bibiliya irambwira ngo ababitsi babitse ngo Uwiteka ntiyabyitaho. Imana igira ibintu yirengagiza mu ruhande rwawe izi gutabara, igira ibyaha byawe yirengagiza. Ku bwa karandezi wanyu ntiyagutabara, ariko yirengagize David, yirengagiza. Igira ibintu yirengagiza muri aka kanya. Bibiliya irambwira ngo Yesu ntiyabyitaho, ngabwira umutware w'isinagogi ngo witinya, amubwizere gusa. Ngo ntiyakundira undi muntu kujyana nawe, ngajyana na Yakobo na Yohana ngo ndetse na Petero. Bibiliya irambwira ngo bageze mu marembo ngo y'umutware w'isinagogi ari we witwa Yayiro, ngo bahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane, ngo bari kuvuga ati yo, uwabona Yayiro asenga ntiyamubona yambaye ubusa, uwabona Yayiro asenga ntiyamubona arwaje, uwamubona asenga ntiyamubona amadeni abaye amadeni. Yo, uzi ko na cya kibina cyo kwa runaka kigiye kumugurishiriza ibye, ye uzi ko na banke yayambuye. Ngo barasakuza, watangira kuvuga ati Korodina uzi yuko amaze imyaka 40 nta n'umugabo. Barasakuza ngo barasakuza, niko Bibiliya ivuga. Amadeni arasakuza, indwara irasakuza, ibihombo birasakuza kwa Yayiro. Ubu birashoboka ko nawe ufite urusaku rw'ibiri kugusakuriza, n'ibiri kurira, n'ibiri kuboroga. Bibiliya irambwira ngo barasakuza, ngo ariko Yesu yinjiye ngo arababaza ngo ni iki kintu kiri gutuma musakuza kandi murira? Arababwira ngo umwana mwari mwiteze ko yapfuye wa Yayiro ntago apfuye, ahubwo arasinziriye. Ngo barangiye baramuseka, baramubwira bati nubwo si wenda Korodina avuye kuko yamagarira zino guhanura, ntabwo uri kubona ko n'imitsi zamaze gukombatarara, yazanye n'iminkanyari. Baramuseka. Haleluya. Baramubwira bati umwana yasambye duhari, ararembura duhari, ashiramo umwuka duhari, ni natwe twamutwikiriye mu maso. Ngo Yesu arangije ababwira ati ibyo muvuga mwebwe ntago mubizi. Ngo arabaheza bose, arabaheza bose. Uwiteka nyemerere ibintu biri gusakuza mu ruhande rwawe abiheza byose.
ngo Uwiteka aheza amadeni, aheza inzara, aheza ubushomeri, aheza icyangiro, aheza gutukwa, aheza gutotezwa, ngo arabaheza bose, aheza kugumirwa, aheza kutabyara. Ibyagusakurizaga Uwiteka uyu munsi abiheze byose. Ngo yinjiza se w'umwana na nyina w'umwana, ngo nabo bari kumwe nabo. Uwiteka azi nyina w'ikibazo ufite, azi se w'ikibazo ufite. Uwiteka anyemerere yinjire mu rugo rwawe, aheza ibyasakuzaga kandi yinjize nyina w'umwana na se w'umwana mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo nuko yinjiye afata umwana ukuboko wari wapfuye, aravuga ngo Tarisa kumi. Ngo byarasobanurwaga ngo gakobwa ndagutegetse byuka. Byuka. Tarisa kumi. Tarisa kumi. Uwiteka anyemerere agere kuri ka gatungo kawe kamaze igihe kinini katabyara, agafata avuge ngo Tarisa kumi. Iryo jambo risobanurwa ngo ibyari byarapfuye byongere bizuke. Tarisa kumi bisobanurwa ngo wowe wari waraheze mu ikode, uyu munsi ubukode nibuveho winjire mu nzu yawe. Tarisa kumi imyaka yanze kwera yere. Tarisa kumi umaze igihe kinini wambaye ubusa uyu munsi wambare. Tarisa kumi umaze igihe kinini utaberwa uyu munsi uberwe. Tarisa kumi umaze igihe kinini warabuze ugukunda ariko uyu munsi inshuti nziza ikwitabe. Iravuga ngo Tarisa kumi umaze igihe kinini utabyara ariko uyu munsi utwite. Tarisa kumi umaze igihe kinini warareswe ariko uyu munsi ukundwe. Tarisa kumi umaze igihe kinini ushonje ariko uyu munsi urye uhage. Tarisa kumi umaze igihe kinini udasinzira uyu munsi usinzire. Ndaguhanuriye wowe unkurikiye none. Tarisa kumi birasobanurwa ngo umaze igihe kinini ucuruza ugahomba ariko uyu munsi wunguke. Tarisa kumi washatse ibyangombwa, ushaka perime, ushaka provisoire, ushaka pasiporo, ushaka visa, ibi byangombwa birabura. Ushaka ibyangombwa by'ubutaka, ibi byangombwa birabura. Ariko Tarisa kumi ibyari byarabuze uyu munsi biboneke. Havuze ngo Tarisa kumi amafaranga wabuze uyu munsi akwitabe. Tarisa kumi inzu nziza wabuze uyu munsi kwitabe. Tarisa kumi amahanga wifuje kera kose uyu munsi ndege uyurire. Tarisa kumi umaze igihe kinini urwaye urembye ariko uyu munsi ubuzima bwiza bukwitabe. Tarisa kumi umaze igihe kinini upfusha ariko uyu munsi ubuzima bwiza bwitaba abana bawe, bwitaba umuryango wawe. Tarisa kumi. Tarisa kumi bigasobanurwa ngo umaze igihe kinini urumbya ariko uyu munsi weze. Tarisa kumi umaze igihe kinini nta sura ufite ariko uyu munsi isura nziza ikwitabe. Umaze igihe kinini nta terambere ugira ariko uyu munsi iterambere ryiza rikwitabe. Tarisa kumi wabuze ukwamamaza uyu munsi akwitabe. Tarisa kumi umaze igihe kinini umwana yarapfuye ariko uyu munsi uyu mwana uzuke. Urakoze Mana. Nini dosayini shayabini wayasika menivo sayini. Turasenze. Nsengeye aba bagabo bapfushije umwana, nsengeye aba babyeyi bapfushije umwana, nsengeye aba basore bapfushije uyu mwana, nsengeye aba bakobwa bapfushije uyu mwana. Leta yasika menivo Tarisa kumi. Amen. Uyu munsi iri jambo wavugiye kwa Yayiro ukavuga ngo Tarisa kumi, kandi ugahita unavuga ngo bigasobanuwe ngo gakobwa ndagutegetse byuka, kandi ngo uwo mwanya ko gakobwa kagatangira kugenda, ngo ndetse kari kamaze n'imyaka 12. Ntabwo nzi iki gihe ubu bucuruzi bw'aba bantu bwahombye imyaka bumaze, ariko vuga ngo Tarisa kumi. Nyemerera ugendere abantu batuye muri Canada, uvuge ukore kuri ibi bintu byabo byapfuye, uvuga ngo Tarisa kumi. Nyemerera ugende ukore kuri ibi bintu by'abantu batuye Canada, uvuga ngo Tarisa kumi. Aba bantu batuye muri Malawi, nyemerera ugende ukore kuri ibi bintu byabo byapfuye, uvuga ngo Tarisa kumi. Unyemerere ugende ugere mu gihugu cyitwa Kongo, ugere ku cya Kenya, ugere kuri Tanzania. Aha.
ugere Australia, ugere Burundi, ugere Uganda, ugere mu Rwanda n'ibindi bihugu byose tutabashije kuvugira kuri iyi kamera, unyemerere ugende ukore kuri ibi bintu byabo byapfuye, uvugire ijambo gusa, uvuge ngo Talisa Kumi, nyemerera ugere kwa muganga ahatoya ndetse n'ahakuru, ukore kuri aba barwayi bose barwaye, ari abari kongererwa umwuka, ari n'abarimo serumu, n'abarimo sonde, n'abari ku maseta, n'abari gukorerwa none, uvuge ngo Talisa Kumi, ubu burwayi burahunga, kuko birasobanuwe ngo gakobwa ndagutegetse byuka, unyemere ugere ku nzu z'imbohe muri gereza, unyemerere ukore ku bantu bose bambaye amapingu, abakatiwe burundu n'abatarakatirwa, bamaze gukatirwa, n'abari kuburana bose abambaye amapingu, uvuge ngo Talisa Kumi, kubera ko iri jambo risobanurwa ngo gakobwa ndagutegetse byuka, nuvuga ngo Talisa Kumi n'uwakatiwe burundu barasubira mu rubanza abashe gufungura. Ndakuzura Imana itagize icyo ubuze, nyemerera ugende ugere kuri aba bantu bafite amadeni, ubarambure ukuboko kwawe kwiza, uvuge ngo Talisa Kumi, ndabizi ko bisobanurwa ngo wa madeni we ishurwe, nyemerere ugere ku bantu bose bakeneye abakunzi, ab'abakobwa, ab'abagabo, uvuge ngo Talisa Kumi, unyemerere iri jambo ribwira buri muntu wese udukurikiye uyu munsi wa none, ndetse n'uzadukurikirana mu bindi bihe bizaza, iri jambo rimubwire, uvuge ngo Talisa Kumi, hanyuma aka kana karabyuka. Urakoze. Ubucuruzi nibubyuka abantu bazatangara, igikundiro nikibyuka abantu bazatangara, nitwambara neza tukaberwa abantu bazatangara, amadeni niyishurwa abantu bazatangara, urubyaro niruboneka abantu bazatangara, unyemerere ugire ibyo usura ku buzima bwacu twese. Urakoze Mana, buri muntu wese umuhe ineza yawe, kandi igikundiro cyawe cyiza kiranga abantu bawe, ndetse n'umwuka wera umanukire ubwoko bwawe budukurikiye none. Urakoze kuri Mana yumva gusenga, ngaho ganza kandi utegeke buri muntu wese umuhe icyo umutima ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Claudie, turagushimiye cyane ku jambo ry'Imana, gusa ngiye nsigaranye Talisa Kumi, ibyanjye byose byanze gusobanuka bisobanuke. Ndagushimiye Claudie. Murakoze. Hanyuma ku bantu twahaye itangazo ko turi buze kusaba nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe, no ku muntu wifuza kumuha igitekerezo, ariko nanone no ku muntu mwifuzaho ubundi bufasha bw'ibiganiro, nawe ni karibu. Yego. Claudie, duhe nimero yawe. 0788518830 611 niyo nimero yanjye. Yego. Hanyuma turabashimiye cyane mwese mwadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kugera ku musozo. Imana y'amahoro ikomeze ibaho umugisha. Claudie, nawe ndagushimiye kubw'umwanya wawe ubutoroshye kugira ngo uduhereze, ukawemeye umunsi ukawuduhereza. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe. Amen. Hanyuma niba mwagiye mukunda ibiganiro twagiye tubagezaho, cyangwa se mwakunze ikiganiro twagiye tubagezaho, kora subscribe tukomeze tube umuryango mugari. Ariko nanone niba ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza, wakumva ko yakoga kumva Imana bundi bushyashya, wifuriza ko yabohoka, yakumva amagambo meza, wamusangiza kino kiganiro. Hanyuma ukajya ahantu bandikira ubutumwa, ugatanga igitekerezo cyawe uko wifuza ko twabigenza, ariko nanone kutubwira ko udukunda, ko twakomeza aha ngaha. Ibyo nabyo biratwubaka. Iyo bigeze kuri Claudie nawe abikoreshereza ubukwe. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde.